mvuga ko yabaye icyamamare, nintangira mvuga ko yabaye ikimenya bose, nintangira ko mvuga ko yiyongeye ku rutonde rw'ibyamamare dufite mu Rwanda, ntago ndaba mbeshye kandi ntago wantera ibuye, keretse niba udakoresha imbuga nkoranyambaga. Gusa niyo waba utazikoresha ndabizi warabibwiwe, cyangwa se ubwawe wowe mukaba muziranye, birashoboka ko hari inshuti yawe yaba yarabikubwiyeho, ubundi ukabyibazaho ndetse bikagutera urujijo. Uwo nta wundi mvuga ni umwana wihariye ibitangazamakuru, yiharira imbuga nkoranyambaga, ubundi aravugwa karahava. Facebook, Twitter, YouTube ndetse n'ibindi bitangazamakuru tuzi bikoreshwa hano mu Rwanda, byose yarabizengurutse rwose. Uwo nta wundi mvuga ni umwana uzwi nka Mutagatifu, nyuma yo kugaragara mu ndirimbo aririmba yitwa Mariya Mubyeyi Mutagatifu, aririmbana ishyaka ndetse n'umwete, ubundi akaza kuvugisha abatari bake, bamwe baramukunze abandi bamuvugaho byinshi, ni nako kandi ahandi bandi bifuje kumenya amateka ye. Ni nayo mpamvu rero negereye mikoro kugira ngo dusasanure byose ku byerekeranye n'uyu mwana uzwi nka Mutagatifu, umenye niba koko ariko yitwa nyakuri cyangwa se hari ibindi byihishe nyuma y'ibyo tubona. Ni nayo mpamvu muhaye ikaze muri iki kiganiro, aho ugiye kumenya inkomoko ndetse n'imvano y'ibyo ubona kuri uyu mwana, uze kumenya uwo ari we nyirizina, ndetse ubundi wibuke gukanda like, share ndetse na subscribe kubera ibyo uri buze gukunda. Iyi ngiyi ni Kadamu TV, ni channel ibagezaho ibintu byinshi bitandukanye. Njye nitwa Journaliste Thierry, bahaye ikaze. Ubundi amazina ye nyakuri ni Nshimiyimana Alexis, akaba afite imyaka 7 y'amavuko, akaba aririmba muri korali y'abana ya Diocese ya Ruhengeri yitwa Pure Cantori, akaba aririmba ijwi rya tonoro, ariko rimwe na rimwe iyo bibaye ngombwa akaba aririmba ruto mu buryo bwo kumwifashisha. Ndabizi neza hagati aho uri kwibaza ukuntu yamamaye, ariko nk'uko twabikubwiye iyi korali abarizwamo ni nayo aririmbamo buri gihe. Ni nyuma y'uko rero aririmbye igitero kigira kiti Mariya Mubyeyi Mutagatifu, mubyeyi wa Yezu n'uwacu, dusabire mawe dusabire, ubundi akaza guhita akundwa n'abatari bake, nyuma y'uko ako kavideo kagiye hanze aririmba nyine icyo gitero. Ku mbuga nkoranyambaga abantu bahise batangira kumuvugaho ibitari bike, bamwe bati twamwikundiye, abandi nabo bati mbega ukuntu aririmba neza, abandi nabo bakavuga bati uyu nguyu ni Mutagatifu. Naho iryo zina rya Mutagatifu ryaturutse kubera ko yaririmbye indirimbo nyine agira ati Mariya Mubyeyi Mutagatifu, mubyeyi wazu Yezu n'uwacu, dusabire mawe dusabire, ubundi nabo bakaza guhita bamwita Mutagatifu. Ibi ngibi ntibyagarukiye aha gusa, kubera ko ibitangazamakuru byinshi byifuje kumumenya ndetse byifuza no kuganira nawe. Abakoresha imbuga nkoranyambaga nka YouTube, ibi ngibi mwarabyiboneye. Gusa aho yabereye karundura ni ukuntu twamubonye mu kiganiro aganira na Irene Murindahabi, channel ikomeye tuzi yakira ibyamamare ndetse n'abamaje kugafata rwose mu rugaga rwa sinema. Nta kabuza ibi ngibi byamugize icyamamare, ndetse amakuru avuga yuko korali do Kigali nayo yamwakiye mu bagize korali nyine, cyangwa se kuri ubu ngubu abarizwa muri iyi korali, kubera imiririmbire ye yashimishije abatari bake. Ngayo nguko ku byerekeranye n'uyu mwana Nshimiyimana Alexis aka Mutagatifu, wamamaye ku myaka ye 7 gusa. Niba wakunze iyi video yihe like, twizera ko kandi wibutse gukanda subscribe. Njye nitwa Journaliste Thierry, Imana ikomeze ibarinde, mbifurije ibihe byiza.
Mutagatifu